duherukana Ruvubura yari ameze neza mu bitaro nyuma yo kujyanwa yo ku ngufu n'inshuti z'ubwo yari arembye nyamara washaka kwivuriza muri gakondo. Bahizi we yarageze kwa Shema asanze akarabye umwana araseka ati mbonye umugabo wahaze inzaratsi. Shema na Batamuriza batusekeje niwe utaramenya ko imirimo yo mu rugo isaranganywa n'abarurimo nta kuvunishanya. Bwa butumwa bwa Gafarasi Josiane yari yakiriye muri telefone akumvikana ashavuye se bwari mwiki. Reka ntangire mwiyumvire. None se Fabio nihanganira gato ndaje niba atari ikihutirwa Ruvubu. Noneho guteze yombi wambaza icyo washaka kumbaza. ntabwo bikiri ngombwa. Urarakaye se kandi yakwagiye woroshya ibintu. Ahubwo rero wandikiraga abanzi banjye ubaha amakuru ngo bishimire ko bigaragaye ko ndwaye kanseri. Jewe wowe nyine ariko naragenze ndabona koko. Utangajwe n'ikize kandi uzi neza ko ibyo mvuze ari byo. Ruvubu Fabiola wakora ibyo utekereje ntabwo ari jewe no kuri kw'Imana. Yego ye kuba tutakibana se nibyo byanyambura ubumuntu narera ngo. Arewe none se ko kibihutiye guhisha telefone muri yo sakoshi yawe. Ni ukwihisha se ko ariho nari nayikoye n'ubundi njya kwandika ubutumwa nandikaga. Kaye ubwo butumwa wabonyereka nta nibanga rimwe ariko nubwo atari ubwawe. Nanjye ndareba. Yego nyine soma numve kandi. Vivian reba mu gaseke amafaranga kunyaruke ungurira ibiro 2 by'inyama n'umufungo w'ibitunguru. Ibyo nsomye si byo byanditse. Ariko Ruvubura ko ikibazo ufite cyo kuba urwaye gihagije kubera icyo ubushakisha ibindi. None se Fabio bira bisubizo by'ibizami muganga amaze kudutangariza urumva byakiriye ute wowe? Icyo kibazo ariko ngira ngo nige wakagombye kukikubaza. Ahubwo mbwira ubyakiriye ute? Genda kuba y'insubiza ubu nanjye ndagusubiza. Uko mbyakiriye rero ku ruhande rumwe ndababaye ariko ku rundi ndishimye. Aha si ibyo navugaga se. Ushimishijwe n'iki? Reka mpere kubimbabaje. Ntibikise mbabajwe nuko urwaye kandi ukaba urwaye indwara itoroshye na gato. Nta kigushimishije cyo? Nshimishijwe nuko habonetse gihamya ndakuka ivuguruza ibyo wamvugaga aho nsebya ngo narakuroze. Muri make nyishimye hejuru rero. Ruvubu waretse iki kiganiro tukagicumbikira hano. Nako baze cyo vuga. Uvuga ibyo ushaka byose birakureba. Ariko nibura ubonye ko twari mukuri mu kukuzana hano mu gihe we washakaga kujya kwivuriza muri gakondo. Kwibeshya ariko ni ibya buri wese ibyo bibaho. Shimye ko noneho wemeye ko wibeshyaga. Nuboneraho kwiga kuzajya wumva inama ugirwa bizagufasha. Nimba ahubwo nzabyiga. Wumva ushidikanya ko uzakira se? Uzakira rwose ndabyizeye. Muganga se ntiyavuze ko kanseri itarakwira mu mubiri? Reka tubyizere gutyo. Umukecuru nyamara izina wahitiyemo umwana wacu ni ryiza cyane. Murakoze bana banjye. Yewe ko Baganza ari ryo mwahitiyemo umwuzukuru wanjye byaranshimishije cyane. Batamuri iryanjye ubwo mutarihisemo nzaribikira uzakurikira. Shantari rwose babarira agenza gake muko. Ariko nawe mwarayibonye ukuntu Aganza agenda asa na sekuru umunyemanzi. Ako mukecuru uyu mwana koko yari yageraho umuntu abona uwo basa. Nyamara wasanga mukecuru arebesheje ijisho rya mukuru. Bana bangerega nagira ipimereye nabi. Wabaretse se Shanta. Reba ikirenge urabona atari icyamunyemanzi wagiye akagaruka koko. Mama agaruka ejo gasanga atafashe isura y'undi ubwo tuzamenya ko asa na data munyemanzi koko. Kuva kera nzi neza ko mfite impano yo kwitegereza. Reka nimwitegereza icyo kirenge urasanga ari fotokopi ya munyemanzi neza neza niho wagiye aragaruka pe. Batamuri nose ko tambwiye ko hari abandi bavuye hano bavuga ibitandukanye n'ibyo. Aho batikise ego harabanya ko asa na sekuru wundi da. Papa Shema cyane. Kandi ubwo nabo baba bafite ibihamya bitari bike. Mukecuru ngaho tubwire abavuga ko kabeba asa na papa ubwo bo babikure. Ahubwo se bitwaye iki? Gusa umwana yasana abantu babiri cyarimwe. Ariko namwe murasetse. Umwuzukuru wanjye se iburyo abaye ari umunyabumanzi uyu musaka umunyamuhumuro byaba atari byiza. Wamugana. Cyakora mukecuru ndakumva kubesha umutima wanjye wanejejwe n'uburyo wakiriye umwana wacu. Umva ibyishimo byanyu nibyo byanjye bana banjye. Mama karame mwana wanjye. Ngushimiye iminsi mike maze nyeretse urundi ruhande rwawe nk'umubyeyi ntigeze mbona pe. Batamuriza rwose. Erega burya nyina w'umuntu nta cyamusimbura nabura ntese kukuba hafi.
ese nyine batamuri karame mbwira ndakumva Chantal. ko kuvuga ari ugutaruka gutwita no kubyara nyuma y'imyaka myinshi ntibyagutonze kihorere Shanta kumutonda gusa saba ko byabe nko gutangira urugendo rushya maze hari n'igihe umwana rero nazikamye mu bitotsi simwumve. ko bigenda bite se mana yanjye? Aha akenshi nkanguka nsanga Shema yabyutse arimo amwitaho yamukoreye n'amata maze. Shema Imana iguha umugisha. Si abagabo benshi babishobora rwose pe. Shema ndagushimira mugabo wanjye. Tekereza ko ajya namuhindurira we. ye Shema karame rugira ajya guha umugisha. urakoze herwa ishema no kukugira nk'umukwe wanjye. urakoze mukecuru. basaza ko nari ngize ngo ntimuhari. bite mwana Vicky? ni karibu Vicky. umutuzo mbabona na se wasobanuye ko mudashaka kwakira abashyitsi. si ibyo ahubwo tumaze kwakira amakuru atari meza. kiwe muzehe Ruvura byagenze gute? sha mama amaze kutubwira ko ibisubizo by'ibizamini bari bamukoreye byagaragaje ko papa arwaye kanseri y'igifu. sha Paul sana nshuti nta mwamenye icyabiteye. ngo byashoboka ko yavuye ku nzoga nyinshi. ntakubeshye inkuru y'uburwayi bwa papa injyanye kuri. komera muvandimwe nanjye ntabwo ndabyakira. sha ndabumva kandi ntibyoroshye kurwaza indwara nka kanseri mwana. nibutse ukuntu yahoraga avuga ko yarozwe n'abanyabumanzi binyuze kuri mama. yego sha ukuntu yabihamyaga nk'uwabihagazeho se. sha Vicky wenda ntibyakubayeho ariko biremerera umutima kumva umwe mu babyeyi bawe ashinja undi kumuroga. sha nubwo ibyo bitambayeho ariko hari bimwe na bimwe muzi byambayeho kandi nabinyuzemo ubu ndakomeye. bibaze kwikorera umutwaro wo kumva se ashinja mama wawe uburozi none dore birangiye bibaye kanseri. ikintu kimwe maze kubona ni uko dushatse twakwakira ko kuba tuvuka kuri Ruvubura ari umusaraba nk'indi yose. wowe nibwo ukibimenya se sugira njye maze igihe kinini mbizi. sha mukomere pe. ubuse kuko nk'ubu uyu muzigo uremereye utya umuntu azawufatanya no kuba umuryango wacu uhora muri vuruguvurugu bivemo koko. sha ibihe murimo nanjye nabinyuzemo. inzira nk'iyo yo gukomeretswa n'amateka y'umubyeyi. icyo nabasaba no gukomera kandi mugahagarara gitwari sibyo? urakoze Vicky gusa ntibyoroshye pe. ntabwo byoroshye byo. ikintu cyanteye imbaraga zo gukomeza kurwana mpaka ndenze ipfunwe naterwaga n'ibyo data yakoze nuko nakiriye ko ayo mateka ari aya data atari ayanjye. nyamara ako kanama ni sawa sha Vicky. ni ukuri ariko ubundi wamugana amateka turwana nayo ko ari ay'ababyeyi bacu twe twakwiremeye ayacu. ikibazo cyawe uyu munsi wumva wakubaka amateka yawe ejo wasubiye ibumoso kandi ubwo wese uko. erega ibi papa wanyu Ruvura yakoze ntabwo yabikoze mu izina ryanyu. twari abahe se shaka ko twari impinja. ikindi ajya kwijandika mu makimbirane no kugira nabi ntimwari umutumye. rero nababwira ngo usunga mbere. hashimwe Imana yaduhaye inshuti nziza nkawe Vicky. sha ndashimye Jimmy. uzi ko tuganiza twumva twuzuye ibimorare. niko kuri nyamara mukwiye kubaka amateka yanyu ubwanyu sibyo? kabisa. Jamuba ubwo wasanga kandi ugiye kubeshya ngo ntabwo wanyumvise. manyo biteze. yewe uwo muntu wakubeshye ate ko umwiza amanyobwa asigaye atera umwaka unuwe. ariko manyobwa ntukansetse ibyo si ubikuye none. hanyuma te Jamuba ndakumva nta kanunu k'imyenda wigeze kubudira aho wari wayanitse. imyenda se akanunu rero icyo nakubwira nuko nifuzaga kugushimira wowe n'umutwaro wawe cy'ibanga. udusimira cyane rwose. udusimira iki? mbashimira ko wowe na cy'ibanga mwaranzaniye imyenda yanjye kandi mukaba mwaravunitse mukurikirana umujura wari wayibye. ndakubonye ntumbonye. wabashwe n'iki se kandi manyoba? ngo mbabazwa n'iki? koko none se kuba ngushimiye ngize nabi? sinarindi ko umuntu w'umugabo nkawe ugira ubusutwa nk'ubw'indatwa. karabaye
erega n'ubu sindamenya icyo nzira nihitiraga urampamagara ngushimiye ko wamboneye ibyo nari nabuze none ubigize birebire. Ni gute ntabigira birebire se kandi waratwumvirite? Njyewe narabumvirije. Waratwumvirite nyine? Nabasanze iwanyu se? Aho waba uri hose uri mu ikosa ryo kumva ibitakureba. Hanyuma se kibazo uramutse urakaye ubwo njyewe nakora iki? Wowe wateka hari ikindi se? Amabogisa yawe ntiwabonye hari ikindi utubaza? Ibi ni bya bindi bavuga ngo bikurira umwana ikakurusha kuraba. Ugize ngo iki? Ibyo muba usubiramo numve. Ngo igira ite? Uranyitegereze usanga ndi igisimba koko. Manyo reka kwirengagiza urabizi neza ko we na Kibanga ibyo mwakoze ari amafuti. Kuki mwaje kunsebeza mu idirishya ryanjye nyuma yo kunyibira amabox? Wowe kuki wumvise imipangu yacu yose yuko turi bugaruze imyenda yawe ugateteka? Kuki mwaje kuyipangira ku idirishya ry'icyumba cyanjye? Nuko indari yacu wowe uri umupangayi. Mu magambo meza iyo nyiramazi avuze ufunga umunwa. Ariko ye yaba naragenze ndabona koko. Hari n'ikindi tugiye no mu rukiko cyagutindajya mu bana. Muri make biracyaza. Niko jya mu bana ni gute watinyutse kungorondora akaboko ukaba waratumye ngo nabi none ibisutu byanjye bikaba byaravuye ku murongo. Ntabwo dateka. Hajemo n'icyaha cyo kwangiza umutungo karemano da. Jya mu bana ndakubwira ikibazo gikomeye cy'ibisutu byanjye byavuye ku murongo aho kumpa Paul ugateka. Pole basi. Ariko wari uzi n'ikindi jya mu bana. Fungura amatwi wumve icyo ngiye kukubwira kandi uhite ugishyira mu bikorwa. Alo? Josiane. Gafara. Nikizi? Ndakwinginze ya foto waranyoherereje igaragaza ubwambure bwanjye ndi mu cyumba ntuzagira undi yereka. Yo, disi ka Josiane kanjye kagize ubwoba. Mbabarira Gafara n'ukuri. None se Josiane? Kara. Ko numva cyugunga kurara nyigejeje aho igomba kujya. Gafara mbabarira pe ndakwinginze mbabarira. N'ukuri kw'Imana ntabwo nzongera no gutekereza kukugirira nabi. Kungirira nabi? Wowe? Wabishoboza ikizi? Gafarasi n'akana k'Imana ntacyo ushobora kumutwara. None se Gafara ko ari ifoto igaragaza mu maso hanjye waretse kugira ahantu igaragaza ko umvara ese bwa bwenge wari ufite twibishaga bwayoyokeye Josiane. N'ukuri ndacyari umunyabwenge Gafara. None se kuza ubwenge niba tutarimo kumva ko kuba ugaragara mu maso hakiyongeraho ubwambure bwawe aricyo kintera kuraje zo kwisakaza. Basi se wagiriye umwana twabyaranye Gafara azakira ate kumva ifoto ya nyina irimo kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga? Uko azabyakira byo simbizi, icyo nzi nuko atari neza. Ariko kuko niki kigutera uwo mutima mubi? Umutima mubi ugira ngo hari aho ndagera se? Tekereza n'ukuri Josiane. Karame Gafara. Nkurikije ubugome wankoreye injugo maze kukwishyura ni 1%. Tegereza rero nizo nshuro 99 nzabanze nzimaremo. Mana yanjye we noneho ndapfuye. Ngo mana yanjye harya urayigira ni Imana y'abajura n'abasambanyi se? Gafara wangiriye umuwe koko ko mwinginze. Umva rero Josiane nkubwire kandi ufungura amatwi. Ndakumva mbwira. Ndumva mpamanya n'umutima wanjye ko iyo umuntu aguhaye iyo ugiye kumwishyura umugerera mukewo yakugereyemo. Ibyo se bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubugome wankoreye nzabukwishyura ku kigero numva kingana n'icyo wambabajemo. Papa gashe mbwira ikintu cyose ushaka nkiguha ariko mbabarire iyo foto nk'igihanda. Kuko urakomeje icyo nagusaba cyose wakima. Wabyumvise rwose nkora iki kugira ngo iriya foto isibe ahantu hose yifite? Uzi ikintu numva wankorera nkareka kuyisakaza? Yego ndakumva. Ndashaka gusubira mu mibare neza maze ukareba amafaranga yose hamwe nakuriganyije hanyuma ukagenda ukongera ugashaka ndangane nayo ubundi ukayanyoherereza. Ayo mafaranga ni menshi Gafara nawe kandi urabizi ko nawe nayakura. None se Josiane ndakumva mugisha inama. Nta kibazo. Iyi foto mbanze kuyoherereza Nyiranjishi abo mukorana cyangwa wamhere kuri Gasore? Aho bigeze n'ukuri Josiane ateye agahinda naho ubutaha.